Abenshi bari bategereje kubona Al Hilal Omdurman yerekana imbaraga zayo, ariko Rayon Sports yakoze ibintu benshi batari biteze. Ikipe Nyanza Rayon Sports yerekanye ko ishobora guhatana n'amakipe akomeye muri Afurika, ariko se n'iki cyatumye Al Hilal itsindwa? N'ayo makosa yakozwe kandi Rayon Sports yakoresheje irihe banga? Twandike muri komanteri utubwire ikintu yakoze guhera ku gice cya mbere, uburyo Rayon Sports yatsinzemo. Rayon Sports icya mbere yinjiye mu mukino ifite gahunda. Sport mu mukino yataka cyane, ikoresheje imbaraga nyinshi cyane, hanyuma rero ikoresha ikintu bise kuhozaho cyangwa se kwihangana mu minota ya mbere. Rayon Sports yakoresheje impande zayo neza, ndetse n'abakinnyi nabo bataka neza, bakuyobora umupira bayivana mu kibuga hagati, byaje kwifasha nabyo cyane. Hanyuma gufunga ahantu Al Hilal ikunda gutangiriramo imipira yayo, cyangwa se build up ya Al Hilal, gukoresha umuvuduko wayo Al Hilal ku mipira isubijwe inyuma, ituruka inyuma mu gice cya defense cyangwa mu gice cy'ubwugarizi bwa Al Hilal. Ikintu gikomeye Rayon Sports yakoze ni ukudatinya izina rya Al Hilal, yari ifite ubunararibonye, ariko Rayon Sports akeneye ikipe ifite icyo ishaka. Ati Rayon Sports yaje mu kibuga ivuga kina homba Al Hilal ni ikipe isanzwe, dore ko no muri shampiyona ni match bigeze bakina baranganya mba nibuka neza ni match iheruka. Rero Rayon Sports yaje nta gihunga nubwo ifite, bikora kuri match yaherukaga ifitemo clean sheet, na kipe yari ifitemo clean sheet mu iri rushanwa. Hanyuma rero igice cya kabiri ikosa rikomeye rya Al Hilal, yakoze amakosa atatu. Al Hilal yakoresheje ikosa rya mbere akoze muri aya makosa atatu, kudakoresha amahirwe yabonye. Ikipe ikomeye yabonye amahirwe make, igomba kubabyaza umusaruro mu gice cy'ubusatirizi. Al Hilal yagiye gushusha amahirwe menshi, ndetse chance zajya zibonekaho ntabwo yagiye zikoresha neza. Hanyuma rero igice cya kabiri kureka Rayon ikagira icyizere, byatumye Rayon Sports ikina imipira yayo uko ishaka, ikayitegeka mu buryo bwabo bwose. Umunota ku munota Rayon Sports yagenda irushaho kubona ko bishoboka gutsinda iyi match neza cyane. Hanyuma Al Hilal kandi yatakaje icyo bita kunanirwa guca ku mpande. Rayon Sports afunze neza inzira z'abakinnyi babo bakina baba Al Hilal, imipira yayo ntikazagera mu rubuga rwabo, kagoma bakina mu rwa Al Hilal, nkishyize mu kibuga cya Rayon, ndetse na pasi Al Hilal ishaka gutanga nayo ntiyagiye ayikundira neza cyane. Gatatu, umutoza wa Sports yakoze iki neza? Umutoza rero hari Ningo Francis yakoze ibintu by'ingenzi, gushyira uburyo bwo kurinda izamu, kwata, kuproteja ballon, cyangwa se kudefanda neza mu bwugarizi. Mbere yo kwataka babanza gukoresha ikintu cy'ubwugarizi neza, nyuma bakazamuka kuri contre attaque bashaka intsinzi. Babanje kurinda ibyagezweho, gushyira abakinnyi rero mu myanya ibafasha gutsinda imipira ya kabiri, kubaka icyizere cy'abakinnyi. Abakinnyi ba Sports afite confidence, morale iri hejuru. Hanyuma intsinzi ntabwo bari n'amahirwe, ni ibintu bitegurwa bigakorwa. Hanyuma igice cya kane gikomeye, ubutumwa bukomeye mu mukino. Rayon Sports yohereje ubutumwa, izina ry'ikipe ntirihagije gutsinda umukino, umupira ukinirwa mu kibuga, kandi ikipe ifite umutima, gahunda n'imbaraga ishobora gutsinda uwo ari we wese. Yongerera ko ari Rayon Sports Murera. Hanyuma rero Sports ikaba yatsinze igitego kimwe rero ku busa. Se urabona Rayon Sports izatwara final? Prediction nanjye uko mbibona, Rayon Sports ikipe igaragaje cyane ko ifite na clean sheet mu mikino zimaze gukina muri iyi Sekafa Kagame Cup 2026. Rayon Sports ikaba ishobora kuzahura na Al Hilal ifite zigindutse kuri final, kuko Rayon Sports izahura na Jamus, hanyuma na Gor Mahia ihure na Al Hilal. Al Hilal zigindutse yatsinda Gor Mahia, hanyuma Rayon Sports ziginduka yatsinda Jamus, hanyuma ikipe igatsinda Rayon Sports ikagera finali na Al Hilal. Gusa ku bintu rimwe na rimwe ku makipe ajya azamuka neza mu matsinda, akenshi hari igihe bijya birangira atakaje. Urugero nabahereza ikipe izamuka neza mu matsinda nka ejo bundi mbaga ati France ntabwo izagera finali, izatsinda na Espagne. France yarazamutse neza mu matsinda birangira itsinze. Hanyuma wenda tuvuze nka Argentine yagiye izamuka itameze neza, itsindira ku giceri,
birangira ageze finale. Hanyuma ikindi Rayon Sport yakoreye, ikindi navuga ari Sport kuri hariya abafana bayo baba bari ku kibuga, ifite abayitera ingabo mu bitugu, nabyo ni ikintu kizayifasha kwitwara neza muri iyi mikino, ndetse na confidence abakinnyi bafite kumva ko bishoboka ko n'igikombe bayitwara byose, n'umutoza afite umuhanga uzi gusoma umukino nka Ngingo Francis, byose reka tubitegereze tureba. Hanyuma rero n'izindi update zo tuzakomeza kuzibahereza. Ikindi rero nimba ugeze kuri channel bwa mbere urakora like, share, comment kuri na subscribe, koze mukore subscribe, share, comment, musanze abandi izi video muteye ibitekerezo. Rayon Sport murabona izagitwara. Ciao, asravisa mukore kugira byiza, ifite abanyikoze nijoro cyane kabisa. Ciao, mramutse neza.